Yes, reka dutangira agakuru keza cyane. Nkubwira ati iba amaso ube hafi. Tube twagatangiranamo kuva gatangiye kugeza karangiye. Aho tutangirana n'umugabo ukabona ko arimo aratwika ibintu byiwe byose yari afite bimeze nk'inzibutso. Arimo arabyitegereza byose, ariko ikintu wakibaza ni ukubera ikibuga agatangira kuba yatuganirira. Ati negeze kuba natabara umugore umunsi umwe ubwo yari arimo arahira mu muriro, ariko ubwo ngubwo naje kuba nahinduka impumyi. Ubwo nyine n'umugabo nyine urimo aratuganirira, ukabona ko ku maso afite amarira, agahinda, ishavu. Ubwo agatangira kuba yavuga ati kuva icyo gihe ntabwo uwo mugore yegeze kuba yambona neza, ahubwo nibwo yatangiye kuba yambabaza ubuziraherezo cyangwa se ubuzima bwanjye. Kandi yari hashize imyaka 3. Ubwo nyine akatangira kuba yavuga ati hari nyuma y'imyaka 3 twaje kuba twakora ubukwe, ariko yahisemo kuba yanshitinga cyangwa se yatangira kuba yanca inyuma akangambanira. Ubwo kandi akarenga ku masezerano twari twarahanye. Mbese ukamenya ko ari umugabo nyine urimo aratuganiriza. Ubwo akavuga ati ibintu byose yari yarabigize nyine joke cyangwa se imikino yari yabifashe nk'imikino. Umugabo kugira ngo akwereke ko yanababaye n'impeta arimo aratwika, nta kintu na kimwe ashaka kuba yabona. Ubwo agatangira kuba yavuga ati sinitaye ku mapromise cyangwa se ku bintu byose twasezeranye cyangwa se ibyo yaba yaransezeranyije, ariko sinshaka kuba nakongera kwibuka izina ruwo nta n'ikindi gihe. Sinshaka kuba nakibuka iryo zina ruwo. Ukamenya ko ari umugore nyine bakundanaga, never sinshaka kongera kuba namubona ikindi gihe. Ubwo umugabo ukamenya ko yarakaye, yababajwe n'uwo mugore. Ariko reka mbanze nkubwire wa muntu we, wowe ukinira mu rukundo utaruzi, ndakubwira ati urukundo rurababaza, rukababaza cyane. Ariko ubwo ngubwo nyuma y'ibyo byose batangiye kuba badusubiza inyuma, batubwira ati ibi bintu batubwiye mbese byatangiye gute, kugira ngo uno mugabo afate umwanzuro wo gutwika inzibutso zose iz'umugore we cyangwa se umukunzi we. Ntabwo turasobanukirwa neza ubundi bino bintu birimo birava he birajya he. Ubwo bakatwereka wari umunsi umwe hari uwo barimo barapfukura ku maso ari kwa muganga. Ubwo bari barimo baramupfukura ku maso nyine, nuko nguko barimo barabigenza bamukura ku maso. Ariko twumvisha uriya mugabo dutangiranye ati yaje kuba yahinduka impumyi nyuma yo gutabara uwo mugore hashize imyaka 3 babana. Ubwo nuko nguko yaje kuba yamugambanira. Mbese byagenze ute? Ibyo bintu byaba byaragenze ute? Ubwo bari barimo barakura ku gitambaro nyine, bari gukura igitambaro ku maso, ugahita utangira kubona ko arimo arakanura, ariko urumuri rugatangira kuba rwarumukubita. Ntago ari ibintu biba byoroshye ku muntu wari umaze igihe atareba, kongera kureba ni ikintu kikugora. Ubwo niko yarebye atangira kuba yakitegereza akavuga ati ariko urumuri rwamukubita mu maso, akavuga ati ibi bintu ni ibiki, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Ubwo agatangira kuba yararanganya amaso akareba neza, akavuga ati ndimo ndareba cyangwa ndimo ndarota. Ariko reka mbe nagusaba muvandimwe inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ati no video ndimo ndayibona utya, asugira ngo ntibyaba byiza ubanjije ukanakora no kukarayike, ko nubundi nta kintu ikindi umuntu aba gusabye. Ibikore inshuti yanjye, tubane muri no nkuri turyohere. Ubwo niko umugabo yatangiye kuba yakitegereza akareba umuganga, akongera akareba akabona umuganga, ko kagatangira kuba yavuga ati ibi se ni ibyanyabyo, ndimo ndarota cyangwa ibi koko ni ibyanyabyo. Ubwo umugabo nawe kubyizera ni ikintu cyamutondagiye, agatangira kuba yavuga ati ndarebye, koko se ndarebye. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati ndimo ndareba. Umuganga nawe yese atangira kuba yamubwira ati congratulations Mr. Ru, kuba wongeye kuba wareba nukuri ni iby'agaciro, felicitation kuba wongeye kuba wareba Mr. Ru. Ukamenya ko n'umugabo nyine bamwita Mr. Ru cyangwa se Ru, ariko iri zina rikunze kuba ari iry'umuryango. Ubwo ariko bamwita Mr. Ru. Nawe yarahagurutse cyane atangira kuba yavuga ati mana yanjye, ntago nakizera ko nongeye kuba nareba. Ariko muganga urakoze cyane, nukuri murakoze cyane. Ikintu ubu ngubu ngomba kuba najya gukora nukujya mu rugo nirukanka cyane nkajya kuba nareba Ruwo, nkamubwira inkuru nziza ko nongeye kuba nareba kandi araza kuba yabyishimira.
reka nyaruke njye kuba nareba umugore wanjye mubwira no makuru. Umugabo yagiye atarwiyambitse, yagiye yirukanka, abaganga nabo barumirwa ati mbega umugabo ukunda umugore we, ibyahatari sana. Nuko nguko yirukanse agiye kuba yareba umugore we ngo abanza mubwire ukuntu ibintu byose birimo biragenda neza. Ariko aho ngaho niba murebye hariya nyuma hari ifoto iriho uriya mugabo tubonye umaze kuba wakira, kandi muri ino nzu niho turi kubona uno mugore niba ari we ruwo ari kumwe n'undi mugabo ahangaha. Ubwo umugabo nawe agatangira ati numvishije ngo hano mugira umuti ngo uvura hano ngo niho uba, wanyeretse kuri uwo muti koko? Ubwo umugabo nyine warimo arishakira umuti ngo abakobwa b'abarundi bakoresha barimo baravura. Ubwo niko yamubwiraga ati banza unyereke gake gake tugira utuntu tubara, tubanze tubara ibi ngibi ndi murangaburira ugira ngo sinabihazi. Yashyira hasi, ubanza unyereke kuri ibyo bintu urimo umbwira ngo mufite umuti, ibanza unyereke, banza unyirekere gake gake turebe ibintu tubara. Ubwo umugore nawe akamubwira ati yigo se ushaka ko tubibara? Umugabo nyine agatangira ati nyirekera gake gake mbanze ndebe uwo muti, abakobwa b'abarundi ngo mufite ibanga. Umukobwa nawe agatangira kuba yagenda amupyepyenyura gake gake akamupyepyenyura. Ubwo nuko nguko umugabo nawe yatashye n'amatsiko menshi, amafemba atabarika. Ubwo nuko nguko yageze mu rugo, ariko ndebere dore ngo aritegereza, yareba neza akabona uwitwa ko ari umugore we arimo aratanga ku muti, ngo umuti abakobwa b'abarundi batanga ngo umuntu akaba muri ryerye, umusaza agahinduka umwana, umwana agahinduka uruhinja. Ubwo niwe muti ngo barimo baramuhereza. Umugabo nawe yararebye aritegereza neza, aritegereza, dore agatege ngarakabura. Umuntu wari uzi kazaniye umugore w'inkuru nziza iko yatangiye kuba yareba, none umva ibintu bibaye cyangwa se urebe ibintu bibaye. Dore yasanze umugore we rwahanye inkoyoyo, barimo barirukanka, umugore barimo baramucurangira ngo igare, gake gake barimo baramushyiriramo za ndirimbo ngo igare, ngo nahamanuka ngaranyonga. Mana yanjye ndebera umugabo dore ngo biramurenga, ibintu byagiye biramurenga, amabere yikora tonsa. Nawe undebere nyine umugabo aho yibuka kuba yafata ku mabere, ibintu byamurenze, akibagirwa ko haba umutima, ariko agatangira kuba yashaka ibere ngo atangire ngari kandi basi yumve ko agahinda kashira. Ubwo umugore we barimo baramubwira ati zana kuri uwo muti, abakobwa b'abarundi muba mufite mwikoreye, mbanze nanjye numveho ukuntu bimeze. Dore umugabo byaramurenze n'imfunguza zita hasi, ariko bose bumvisha ibintu bigwa hasi ati ibyo bigenze ute, ibyo ni ibiki bibaye? Ubwo bose barakebutse, dore ngo barabona umugabo bahagaze impande, ariko umugabo nawe yiga tekinike aravuga ati bano bashenzi ntabwo bagomba kuba bamenya ko ntarimo ndareba, cyangwa se ntabwo bagomba kuba bamenya ko ndimo ndareba. Umugabo yahise atangira kuba yakigira nk'ari impumyi. Umugore akamubwira ati ceceka, ceceka ntabwo kirakireba, ceceka ceceka. Akamubwira ati genda ujye mu cyumba ndaje mpagusange. Ubwo umugabo ariko akamubwira ati tonde gake gake wabitware gutyo. Umugore akamubwira ati we genda Mr. Ru, cyangwa se Ru ataza kuba yagusanga ahangaha. Undi akamubwira ati se kubera icyo ufite ubwoba? Ufite ubwoba bw'icyo uriya kari impumyi? Ntago areba, ntago arimo aratubona. Ufite ubwoba bw'icyo? Ubwo umugabo nawe yatangiye kuba yagenda yikambakambisha, arimo arashaka urufunguzo kandi arimo arareba tunura cyangwa se akanura. Umugabo akamubwira ati reka dukore, ntago arimo aratureba, uriya ntabwo arimo aratureba. Ariko umugore akamubwira ati ashobora no kuba arimo arumva, rero uhagarika kuba wabikorera ahangaha cyangwa twabikorera ahangaha. Umugabo ariko akamubwira ati kubera iki urimo urigira gutyo, urimo uritwara gutyo ukagira ngo ufite ubwoba? Ubwoba ufite n'ubwiki katari buze kuba yabimenya, waretse kuba wakitwara gutyo? Umugabo ariko byose arimo arabireba, ikirenze akanabyumva. Umugabo umujinya arawufite, ariko undi watereka twegirira. Ariko umugore agahita amubwira ati sigaho, rekera buretse barimo baratureba. Agatangira nyine kuba yamucira ijisho amubwira ati we ceceka. Umugabo batakumva, undi ati ye guceceka, nabyo ndimo ndabyumva. Ariko umugabo disi arimo arabireba byose birimo birajya mbere aho ngaho, akabyitegereza umugore we ibintu yibereyemo. Ubwo umugore agatangira ati sheri uragarutse undebere nawe nyine. Ubwo umugabo nawe agatangira ati yego, ariko bari kumwe nawe agatangira kuba yafata umugore w'abandi ati nyegera njyewe ndi kumva ndi gushaka kuri uwo muti.
undebere dore umugabo nuko nguko yarebye umugore we ibyo barimo baramukorera. Ubwo n'akagabo kari aho ngaho ibintu karimo karamukorera kamubwira ati nyegera tugire ibyo tubara, imishinga tuyibare tubinoze. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati kuri muranjya kure, uri kubona biri buze kuba byarangira gute nugumya kuba wanjya kure, wandetse kuba wanjya kure. Ubwo umugore ariko agatangira kuba yamubwira ati se we waretse kuba wantwara gutyo, watwaye ibintu buhoro, iko byose ari ibyanjye uragira ngo tubikorera ahangaha byose turabikorera ahangaha. Umugabo nyine ukamenya ko afite ikintu cyitwa ifemba. Undi ariko arimo aramubwira ati waretse ko atarimo aratubona tukabikora tukabivana mu nzira, nta kintu na kimwe arimo arabona isibye ko arimo arumva kandi turimo turavuga gake. Uri kubona ntarimo ndabishaka se, ndimo ndashaka ko tubikora bebe wanjye reka tubikore sibyo. Ubwo nawe yaramubwiye ati ngagira vuba vuba dutangire dukore. Ndebera umugabo byose nawe arimo arabibona ibirimo birabera aho ngaho. Ubwo umugore we yatangiye kuba yajya kure batangira kugenda babikurikirana gake gake. nawe undebere ibintu birimo birabera aha ngaha. Umugore azi ko umugabo we atarimo arareba kandi umugabo byose arimo arabibona ibyo barimo barakora byose. Ubwo umugore agatangira kuba yamubwira ati subundi waretse tukirukanka tukabikora tukabahabya. Agatangira kuba yamubwira ati subundi twamuvuye impande tukigendera tugashaka ahandi hantu tujya kuba twabikorera ko mbona kirimo kiratubangamira. Ubwo n'umugabo nyine arimo arabisaba umugore ko baba bagenda bakajya kuba bagwikurikiranira ahandi. Ubwo umugabo byose nawe arimo arabireba akitegereza cyane. Ubwo umugore yatangiye kuba yabwira umugabo we ati sheri ko ndimo ndakonja, wampaye ibyo binini biri aho ngaho ku meza, ndumva imbeho imereye nabi mpereza ibyo binini biteretse aho ngaho ku meza. Ubwo nuko nguko umugabo nawe yaravuze ati nta kibazo, reka nze kuba nabikuzanira, reka mbikuzanire. Ubwo nawe undebere nawe dore umugore nyine yatangiye kuba yatuma umugabo we ngo ibinini biteretse aho ngaho ku meza. Umugabo nawe agatangira kuba yagenda yigira nk'impumyi kandi asigaye arimo arareba yitegereza neza. Ubwo ngubwo cya kigabo kindi kinjiriye runo rugo cyatangiye kuba cyamureba ati ye arimo ariga dede se, ni kuriya biga kugenda. Ubwo ngubwo nawe undebere idori birimo birajya mbere aho ngaho. Ubwo umugabo nawe yatangiye kuba yagenda azenguruka ameza ngo yumva ahantu ameza yaba ari, ngo abe yafata ibyo binini barimo baramutuma abe yabizana. Ubwo nuko nguko abandi bibereye mu byabo barimo baramuseka cyane. Umugabo nawe yitegereje neza ibyo binini barimo baravuga idore ngo aritegereza ntumbaze ngo abonye iki, yakubiswe n'inkuba. Undebere dore umugore ahubwo kumutuma ibinini yamutumye twa tuboro twa dushashi, ugahita umenya ko ari udukingirizo yamutumye, nitwo duteretse ku meza ariko aramubwiye ngo ni ibinini. Dore umugabo umujinya ngo uramwica dore ndawe ndebera idore umugabo umujinya ukuntu umwica. Byose birimo birakorwa n'umugore we yizeye agaha icyizere cyose. None reba ibintu arimo aramukorera, arimo aramutuma ubukingirizo ngo ni imiti ngo yimbeho. nawe unyumvire ariko reka mbe nakubwira nshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntiyibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko umugabo nawe yatangiye kuba yabwira umugore we ati nyegera rata sheri twikorera ibyacu. Ubwo na wa wundi nawe arimo aragenda araranganya amaso, ni karimo araza gake gakeya arimo aragenda yegera aho ngaho aho abandi bari. Ariko ibintu birimo birabera aha ngaha ukamenya ko bitoroshye. Reba ukuntu umugore arimo aritegereza umugabo we ukuntu arimo aramugira ikigoryi kandi umugabo arimo arareba byose, arimo arabyitegereza. Ubwo yaciye bugufi arapfukama yegera umugore we aramureba aramwitegereza. Ubwo nabo bose baramureba ariko nta muntu wishimye nk'uyu mugabo winjiriye runo rugo ntawe. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati sheri ndakeka ko ukonje ariko nuza kuba wanywa ino miti uraza kuba wamera neza. Umugore nawe yise avuga ati mpereza ahangaha kandi ni udukingirizo. Undi yaramubwiye ati rwose iyo ni imiti ituma nza kuba nasinzira neza, iraza kuba yamfasha sheri wanjye, reka mbe najya kuba naruhuka, ino miti iraza kuba yamfasha. Ubwo umugabo yabibona ateweho z'ubwenge, ibi bintu burimo urakora ni sawa. Ubwo ndakamubwira ati yigo se atariko ibyo bintu urimo urakorera ahangaha ntago ari sawa,
ibyo ngibyo ntago ari sawa pe, wegera atatwumva. Ubwo nuko nguko bahise bahaguruka, ubwo ngubwo bose barahagurutse, umugabo arapfukamye, umugore yatangiye kuba yamubwira ati sheri, ndumva naniwe, ngiye kuba najya mu cyumba cy'abashyitsi, niho ndi burare rino joro, niho ngiye kuba najya kurara mu cyumba cy'abashyitsi rino joro. Ubwo nuko nguko yabeshye umugabo we ngazi ko atarimo aramwumva kandi agiye kuba yararana na kino kigabo. Ubwo umugabo yaramubwiye ati twihute urimo urantindira tugende. Ubwo nuko nguko umugabo nawe yahise atangira kuba yabibona akabyitegereza, ubwo ngubwo byose umujinya ukamwica. Undebere nawe ibintu birimo biraba, umugabo agacika n'intege, undebere. Ubwo nuko nguko yitegereje, aritegereza, dore umujinya ukuntu urimo uramufata n'amarira, dore nayo ngaya amarira arimo aragwa, akagwa disi, akabona ukuntu umugore we ibintu arimo aramukorera afatanyije na kiriya kigabo yiboneye hano muri runo rugo. Undebere si uno mugabo koko, ubu nawe biramutse ari we birimo birabaho wakishima, wabigenza gute? Undebere rwose ibintu biba ukuntu bimeze, ni bimwe bavuga ngo amazi iyo arenze akobo. Undebere nawe, dore Mana yanjye, ibi bintu nanjye byandenze, ibyatumye mvugishwa, ibyatumye nkora ibintu, cyangwa se byatumye mvuga ibintu nanjye ibyancanze, bitewe n'uno mugabo ndimo ndamugirira impuhwe, ukagira ngo ni njye birimo birabaho. Itekereza nawe ari we bino bintu birimo birabaho, ese wabigenzaho ute? Ibi bintu wabyitwaramo ute aramutse ari we birimo birabaho? Ubwo nuko nguko umugabo yahise afata telefoni vuba vuba, ubwo ngubwo atangira kuba yahamagara ati papa. Ubwo ngubwo atangira kuba yamubwira ati vuba aha ngaha ngiye kuba nagaruka mu rugo, igihe cyari kigeze, ariko ntumbaze impamvu bino bintu naba mbivuze, umbabarire cyane, umbabarire kuba bino bintu mbikubwiye, ariko ngiye kuba naza. Papa we yaramubwiye ati iki, ugiye kuba wagaruka se kandi wari waravuze ko utashyingirwa muri uriya muryango wari ni family? Ugiye kuba wagaruka kandi wari waratwihenuyeho ngo ntago uzagaruka. Umugabo nyine byatumye afata umwanzuro ukomeye cyane uwo kuba yakihenura kuri papa we kugira ngo ave mu rugo. None atangiye kuba yatakamba ngo asubire mu muryango. Ubwo papa we agatangira kuba amubwira ati se si wambwiye ko nta kintu kizatuma ugaruka aha ngaha mu rugo? Byaba bigenze gute? Uwo ni umusore, ni papa urimo urabimubwira, ariko nawe akibaza cyane, agatekereza cyane. Ubwo ngubwo nyine papa arimo aramubwira ati se wambwiye ko byose birangiye? Nawe agatangira kuba yavuga ati numvaga byarangiye. None agatangira kuba yamubwira ati se byaba byagenze ute kugira ngo rowo nakoruwo muze kuba mwatandukana, ntago mukibana ko wari warirukanse cyane uvuga ngo ntago uzagaruka mu rugo? Byaba byagenze gute? Ubwo ngubwo nawe nyine bikamurya kuko yari yarihenuye kuri papa we. Papa we nawe agatangira kuba yavuga ati ntago ndi kumva ukuntu ibintu byaba byagenze kugira ngo utandukane na ruwo. Byaba byagenze gute? Ubwo bakatwibutsa umunsi umwe papa we yararimo aramubwira tugomba kuba washyingirwa, uriya mukobwa wo muri rini, uriya mukobwa rwose niwe nshaka ko mwashyingiranwa, ukabyemera mugashyingiranwa. Umunga akamubwira ati oya papa, urukundo rwanjye rwose ni ruwo naruhaye, nta wundi muntu nakemerera ko dushyingiranwa, uriya ntago namwemera. Bitari ibyo ngibyo ntago ngiye nzashyingiranwa n'uriya muryango, sinzanagaruka mu muryango wanyu. Ndagiye mvuye muri ruwo family, nge ndirukanse ndagiye, ntago nashyingirwa uriya mukobwa wo muri rini family, ndakwiyamye muzi. Ubwo byose nyine yatangiye kuba yabibwira umusaza, akamubwira ati ntagire ikintu na kimwe basi mbaza kuri ibyo ngibyo byose ni amakosa yanjye nakoze bwa mbere papa, ndakwinginze unyumve, umbabarire. Nawe yaravuze ati ndabyumva muhungu wanjye, nzaba ngutegereje igihe cyose uzahagera muhungu wanjye, nzaba ngutegereje. Ubwo nuko nguko yabimubwiye umusore, ariko ukamenya ko ibintu birimo biragenda byanga. Nawe reba, ari wowe umugore wari wizeye akagukora bino bintu, ese wabyakira gute? Wabigenza gute? Dore umukobwa ingarahita atangira kuba yasohoka ngaho, niba ari umugore niba ari n'umukobwa ntumbaze, ariko yatangiye kuba nyine yasohoka abona umugabo uwe yicayeho hanze. Umugabo ukamenya ko byamurenze, afashe ku mutima, ibintu byamurenze nawe, ibintu yabonye muri runo rugo biramurenze, biramucanze cyane,
Dore wa mugore nuko nguko yaje gake gake aza yegera umugabo, amaje kuba yasoza ibikorwa bye agahita atangira no kuba yakiyambarira akamubaza ati ni ibiki birimo birajya mbere, umeze gute, ibyagenze gute, we byakugendekeye gute ko mbona wicaye ahangaha utajya kuryama? Ariko umuhungu yumvisha umunuko umukobwa afite nako umuhumuro hari ababikunda, hawa yumvisha ukuntu umukobwa arimo arahumura, yahise yirukanka cyane, dore ngo byaramurenze ariruka, yarirukanse byaramurenze, tayari aragenda umugabo, byaramurenze kubera impumuro umugore amaje kuba yasoza akazi kiwe, dore ngo yatangiye kuba yagarura, aragarura nyine n'ibyo bita kuba bavuga ati gutera icyitwa indabyo. Ubwo nuko nguko umugabo nyine yatangiye kuba yagarura bitewe n'ibintu yumvishe ku mugore we arimo arahumura, cyangwa se arimo aranuka, ko wabyita kose, ariko nyine bitewe n'akazi yaravuyemo arimo afite impumuro itari nziza. Ubwo niko yitegereje aho ngaho muri toilette hari harimo ka gatesiteri gapima inda nyine ku muntu atwite, nibwo yakitegereje arakitegereza neza, arebye ngo iki, ibyaramucanze biramurenga. Ubwo nuko nguko yavuze ati iki. Ubwo yitegereje neza, dore umugabo nyine yahise abona ko umugore we atwite, se atangira kuba yavuga ati nabiketse, ati ruwo ni ibingibi koko ufite n'inda iri hejuru y'amezi 6, ukamenya ko ibintu rwose bitoroshye. Umugabo biramukomeranya, ubwo yatangiye kuba yavuga ati si uyu mwana yaba ari uwande, uyu mwana yaba ari uwande. Ubwo nibyo nyine yatangiye kuba yakeka, akavuga ati uno mwana yaba ari uwande, ntibize kuba nk'uko ndimo ndabitekereza. Umugabo nicyo kintu arimo aravuga, ubwo umugore yaje yirukanka cyane arimo arahamagara ati yewe sheri. Umugabo yise yongera asubiza kariya gatesiteri hariya, agasubiza hariya. Ubwo umugore nuko nguko yaje amubwira ati sheri bimeze gute, niki cyabaye, ariko niki kintu cyakubayeho, ko mbona uri kure cyane mu bitekerezo, ufite ikihe kibazo? Ubwo nuko nguko yahise nyine afata umugabo we atangira kuba mubaza ati se basi urarwaye, sheri urarwaye? Ariko ngewe dore ko abantu bihangana, nagukubita igipfunsi ugahura n'igikuta, none ibindi tukasigara turimo turabivugana na polisi, kuko ibi bintu binagasuzuguro gahambaye cyane. Uno mugabo nuko yitonda, ariko yatangiye kuba yavuga ati ubu ngubu uragira ngo mbugumye mbabarize umutima wanjye numva gutuje, ariko none ndimo ndumva urimo uratera cyane, ndimo ndibaza ati se basi izi mpinduka nukugeza ryari? Ubwo umugore agatangira kuba yagenda amwegeka amubwira ati sheri nukuri winsunika unyegeza hirya, nukubera icyo urimo uransunika hirya. Umugabo agatangira kuba yamubwira ati iki? Umugore nawe ati mfite ubwoba bitewe n'ukuntu urimo uransunikira hirya, wabaye iki sheri, niki cyakubayeho? Ariko umugabo agatangira kuba yaseka, akisekera mu mutima nyine bitewe na bino bintu, ukibaza ati uyu mugabo biraza kuba byagenda gute? Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati n'indi nshuro cyangwa se ikindi gihe ndagira ngo n'umugore nzabe namuhereza isomo ku buryo atazabyibagirwa. Arimo arashaka kuba yanyigiraho umuntu wa danje, cyangwa se nk'aho arimo azi gukina, ari umukinnyi umwakiteri wa danje, kandi amenye ko imipangu yose cyangwa se ibyo arimo arakina byose nabivumbuye. Akavuga ati ndekura wowe, hoshi ndekura, genda hoshi, tomanyira. Ubwo niko yahise amubwira ati nge ndi kumva ariko meze neza, ariko hagati aho ngaho ndi kumva no mu nda bimeze nabi, birimo biribyoruga. Ndaza kuba namera neza, ibintu byose biraza kuba byagenda neza, ndaza kuba namera neza. Umugore akongera ati sheri nukuri uramera neza, kandi wihangane, kuba umeze gutyo ndi kubwumva uburibwe urimo uranyuramo, nukube wari umaze iminsi uri mu kazi kenshi, ariko biraza kuba byamera neza. Wakoraga amasaha menshi cyangwa se unaniwe, ariko ndaza kuba nakwitaho bebe wanjye. Siko bimeze se? Ndagabanya amasaha najyaga mu kazi imbe nakwitaho, sibyo shu? Umugabo ariko agatangira kuba yareba umugore w'umugore, azi ngo umugabo ni impumyi kandi byose arimo arabireba, arimo aramureba ukuntu byose arimo arikina. Agatangira kuba yaseka akavuga ati yego se, ariko wangize ikigoryi we. Undi akavuga ati se basi ntabwo ushaka kuba wajya kuryama cyangwa kuruhuka? Waje nkakujyana kuruhuka, sibyo mukunzi? Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati iki
ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamujyana ngo agiye kuba yamujyana nyine kuruhuka. Undebere nawe, ubwo nuko nguko ibajyanye kuba bagera kuba baruhuka. Ariko umugabo yamuzanye aho ngaho mu gitanda, azanamuzaniye nyine n'imyenda yo kurarana. Ariko umugabo byamurenze, nta kintu na kimwe arimo aravuga. Ubwo ngubwo nyine yahise atangira kuba yakitegereza umugore, nawe akitegereza umugore. Ubwo nyine umugore yitegerezaga umugabo we, agatangira agiye kuba yamukuramo imyenda, akamubwira ati sigaho, sigaho. Ubwo nuko nguko yamubwiraga ati se sheri, ni ikihe kibazo ufite ko utarimo urambwira? Ubwo ngubwo umugabo se waza umubwira iki? Ubwo nuko nguko umugore nyine arimo arashaka kuba yamukuramo imyenda ngo abe yamuhindurira. Ariko akamubwira ati we n'undi munsi sigaho gasopo, imyenda y'impereze ndayiyambika. Ubwo nuko nguko yakomeje agenda yifatira imyenda ye, ariko umugore byamucanze kubona ukuntu imyitwarire y'umugabo we. Nawe reba ari we bibayeho, utangira kuba wagenda ushidikanya urukeka cyane. Umugabo yatangiye kuba yagenda yigira nkaho atareba kandi arimo arareba neza cyane. Ubwo umugore ariko agatangira kuba yakibaza cyane ati se sheri, ni ukubera icyo urimo uritwara gutyo udashaka ko naguhindurira n'imyenda ngo mbe nagufasha ngo uhindurire imyenda? Ni ikihe kibazo ufite ikihe kibazo bebe wanjye, sheri wanjye, ni ikihe kibazo ufite? Basi se ndimo nditwara nk'umusazi, urimo urambona nk'umusazi? Ndimo ndakwitwaraho nabi? Ni irihe kosa naba nakoze ko ndimo ndaguhereza umwanya wanjye? Ni iki kintu cyaba cyakubabaje bebe wanjye? Ndimo ndagerageza kuguhereza umwanya. Ubwo rero yese atangira kuba yamubwira ati uyu munsi, ati nyuma y'uyu munsi, ejo bundi ni isabukuru yawe, rero ntago nzajya mu kazi, ntago nzigera njya mu kazi, nzaba ndi kumwe nawe, ngo utakazeho umwanya wanjye wose, cyangwa se nguhereza akanya duserebura anniversaire yawe. Siko bimeze se? Ibyo bintu urimo urabyumva gute sheri wanjye? Nshaka kuba nafata umwanya nkaba ndi kumwe nawe, tukizihiza anniversaire kubera kutabona. Sibyo bebe wanjye? Sibyo sheri wanjye? Ariko umugabo nyine we yarumiwe, yese atangira kuba yavuga ati nta kibazo, nanjye ariko ndi kumva nkeneye kuba naruhuka nonaha, reka mbanze nduhuke, ibindi na hanyuma tuzaba twabipanga. Ubwo ngubwo umugore agatangira kuba yamufata sheri, byose biraza kuba byamera neza, ntuze kuba wakitwara gutyo nyine nk'umusazi, ibintu byose biraza kuba byagenda neza, kandi n'amaso yawe ndabizi azongera kuba yakira, ubuzima busubire bube mu ryerye, ndabizi neza. Ariko umugore nyine arimo arabivuga kurenzaho, kandi yifitiye umugabo bibereye mu byabo. Ariko umugabo nta kindi yatangiye kuba yakibuka, wari umunsi umwe umugore ari aho ngaho, uyu nguyu umufashe ari kuri telefoni. Ubwo barimo baramuhamagara, undi yaje amuhamagara ati yewe ruwo. Ubwo nuko nguko yaje undi atangira kuba yamubwira ati ru, ampaye nk'amazina yabo, ati ru. Ubwo nuko nguko hari igitara cyamanutse, ru yarakibonye, atangira kuba yamubwira ati wiyiteho. Ubwo niko yamusunitse. Nawe undebere, dore ngo yitangira umukobwa, arayifata aramusunika. Nyuma yo kumusunika dore urebe, dore yaramusunitse, umukobwa ava mu nzira, ntago yigeze, cyangwa se kino gitara niba ari n'itara, nariko n'itara ryaramanutse. Umugabo arebye hejuru, dore ukuntu byagenze, irya tara ryamwikubiseho. Undebere nuko nguko byagenze, arimo aratabara umugore. Ariko ni bya bindi bakubwira ati ntukizere umugore ahaha, reka ntiteranya. Ariko nyine umugore ahora ari umugore. Ubwo umugabo nyine byarangiye, itara rimukubisa amaso. Umukobwa atangira kuba yamubwira ati ru, yewe ruwe. Aza yirukanka cyane ati ru, umeze gute? Ibintu bimeze gute ru? Umugabo ukabona amaso yuzuye amaso, ampaye nk'amaso yuzuye amaso yuzuye amaraso. Ase ko ndimo ndavugishwa kandi tugiye kugasoza. Ubwo akabona amaso yuzuye amaraso, akamubwira ati ruwo, uri hehe? Aha ngaha turi ni hehe ko ntarimo ndareba? Nta kintu na kimwe ndimo ndareba, have nta kintu na kimwe ndimo ndabona. Umukobwa akamubwira ati ndi hano ru, ndi hano, yewe
ndi hano. Umugabo ati amaso yanjye nta kintu na kimwe ndimo ndareba, ibintu byose byasubiwemo, ibintu byahindutse. Amaso yanjye nta kintu na kimwe ndimo ndareba, habe na kimwe, habe na kimwe. Amaso yanjye we yavugije induru. Undi akamubwira ati ru, yewe ru, reka mbe nakujyana kwa muganga, ibintu byose biraza kuba byamera neza. Ngwino nkujyane kwa muganga, byose biraza kuba byamera neza. Ubwo umukobwa nuko nguko yafashe umuhungu ngo amujyane kwa muganga. Pole pole, gake gake. Umugabo nyine byarangiye abaye impumyi. Ubwo atangira kuba yamubwira ati sheri, ubwo nyine yatangiye kuba yamubwira ati unyihanganire, wagerageje kuba wantabara none bikuviriyemo kuba waba impumyi, kubera kuntabara bitumye waba impumyi. Unyihanganire, amaso yawe nyine atumye utongera kuba wareba byose, ni ukubera amafuti yanjye, ni ukubera amakosa yanjye. Umuhungu ariko agafata umukobwa amubwira turi hehe, undi nawe ati ndi hano, ariko akamubwira ati byose ni amakosa, ati ntago ari amakosa yawe ruwo, byose byari amahitamo kuba nabikora, ntago ari amakosa yawe, byose byari amahitamo nari nahisemo kuba nabikora. Hagati aho ngaho wikicira urubanza, kuba ndi impumyi nonaha ntago bikuyeho kuba nyine wakibuza amahitamo yawe cyangwa se amahirwe yawe. Ntubyiteho, ibitera ishoti bireke, nta mpamvu yo kubyitaho. Umukobwa ati hoya, kubera iki, kubera iki ntabyitaho? Undi akamubwira tubuza amaso yawe, rero reka mbe nakubera amaso, nzakubera amaso, ntago nzigera nkuva iruhande, sinzigera nkureka, nzakuguma iruhande, ngumane nawe, nkuguma iruhande. Unyumvire nyine niryo sezerano umukobwa yahaye umuhungu, ariko mu rwego rwo kumuguma iruhande yahisemo kumuzana undi iruhande rwe, kugira ngo amugume iruhande, ariko we afite undi. Dore ukamufashe, cya kigabo cyarongeye kiraza ati sheri, fata ikibizu, ariko amuhaye ikibizu. Umusore yarabyumvishe, cyangwa se umugabo. Undi yatangiye kuba yareba umusore, cyangwa se n'umugabo, niba ari n'umugabo niba ari n'umusore ntumbaze, marinete wacu. Ubwo niko yaje nyine aramusoma, ariko umugabo nyine abereka ko ni nkaho abyumvishe. Umugore yikanzemo atangira kuba yareba umugabo, akamubwira ati sheri, yewe sheri, sheri. Ubwo nyine agatangira kuba yamubwira ati ndi kumva naniwe pe. We ntago unaniwe? Ati waje turyama, ngwino tugende ujye kuryama, ndumva nanjye naniwe, ngwino tugende ujye kuryama. Ariko umugore yagize umugabo w'injiji, kandi byose umugabo arimo arabireba. Umugabo nawe akavuga ati ndananiwe, reka tujye twajya kuryama. Umugabo nuko nguko yagarutse, agaruka hahandi bamuzaniye amapinjame, ingabe yaryama, ariko amazi yarenze akanogo. Ubwo nuko nguko abandi yo hari ikindi nacyo gifasha umugore we, kirimo kiragenda kimutsirita gake gake kunda. Umugore aratwite amezi 6 y'inda yose. Ubwo umugabo agatangira ati vaye ahangaha, ariko wakiretse kiriya ko ikiri buze kuba cyakimenya, kiriragira kicyure. Umugore ariko akamubwira ati sura umusazi, urimo urashaka kuba wagera kuki, ibi ni ibiki? Undi ariko akamubwira ati waretse kuba wakitwara gutyo, uriya mureka agende wenyine, ni gute uri mu mugenda impande urimo uramugendaho uri umurinzi we? Mureke biraraza kuba byabirangiriza, nta kintu na kimwe ugomba kuba wamufasha. Mureke wenyine, nawe undebere, dore ibintu ukuntu birimo biragenda biba agatogo. Undi akamubwira ati ahubwo ngwino tugende sheri, dusubireyo ibintu tujye kubinoza. Undi akamubwira ati oya, nta mpamvu, ngiye kuba nagumana na ru, ndagumana na ru hano, ntago ndibuze ngo tujyane. Umugabo akabyumva ati ngo ugiye kuba wagira ute, ngo ugiye kuba wagumana na niriya mpumyi se? None se ubu ngubu uraza kuba yaguhereza ibihe byishimo, mu gihe uraza kuba wagumana nawe, ni ibihe byishimo ari buguhereze kurusha ibyo ndimo ndaguhereza? Ngwino tugende nguhereze ikintu cyose wari uri murifuza, ni bebe wanjye. Ubwo kigatangira kumwegera umukobwa, ariko akamubwira ati wandetse, ngiye kuba nagumana nawe hano nonaha, kandi nawe urabizi ngiye kuba nagumana nawe. Ubwo ru yatangiye kuba yakuramo imyenda, ariko umugabo agatangira ati ngo ya, ngwino tugende, nuramuka utaje ngo tugende, uzi ikintu se ndi bukore? Ndaza gutuma amenya ko ndi hano,
nutaza ngo tugende ndatuma amenya ko ndi hano ubwo agiye kuvuga. Yaramubwiye ati hoya utabikora ariko dore uno mugabo ameze nk'umusazi nk'utuzuye. Umugabo nawe yaraje ahita yiryamira. Waza umubaza iki ko ibintu byose arimo arakina birimo biragenda byendereye gake gake bigenda bica mu mucyo. Yaraje ariryamira abereka ko atareba. Undi akavuga ati rero tugende tujye gukora ibintu by'ubusazi, ngwino tugende turebe ukuntu umuti wa Burundi bawutanga. Niturangiza noneho uze kuza tugende twibyoroge. Siko bimeze se, ngwino tugende. Ubwo nuko nguko umugore yabyumvishe yumva ukuntu ikigabo nyine kirimo kiramubwira. Kiramubwira ati nutaza ngo tugende ndatuma aza kumenya ko ndi hano. Tugende tujye kureba ukuntu ibintu babyeseya. Undi yaravuze ati genda ujye mu cyumba untegereze ndaje. Igenda ujye mu cyumba untegereze ndahita nza. Siko bimeze si, dore umugabo ukuntu umujinya urimo uramwica. Reba umujinya byose arimo arabyumva. Akabyumva cya kigabo cyo kikavuga ati yigosha ndimo ndagushaka, ndimo ndagusabwa, nta kibazo, ngiye kuba ngutegereje kandi ntutinde. Siko bimeze se, ntutinde, ngiye kuba ngutegereje ubanguke unyumvire nawe undebere nawe. Ibirimo birabera ahangaha byo ni akamaramaza. Ubwo umugore yateye agatambwe aza yegera Ru. Amwegera yaramuhemukiye cyane kandi tubonye impamvu. Ru akunda uno mukobwa nukuva kera yaramutabaye, ni nawe watumye aba impumyi. Ariko umugore mu kudashima kwe ndebera nawe arimo aramuca inyuma. Ubwo nuko nguko yaje amwegera gake gake atangira kuba yagenda amufata. Ariko umugabo byose arimo arabyumva. Nge nahita ngufata narangiza nkaguhekenya ngacira ano maherena n'ubushanete mbona yambaye n'utwenda n'udukweto nkanaga iryiriya. Umuntu we namunyweye bunguri kuko ibintu yamukoreye birahambaye. Ngewe nshaka kubona uno mukobwa bamukanira umukwiriye kuko arimo ararengera. Ese ni iyihe mpamvu arimo aramuca inyuma nk'umuntu wamutabaye? Ese ni ukubera iki? Ubwo yazimije itara ahita asohoka. Undi yatangiye kuba yavuga ati niko ngewe raje ibi byose nze kuba nabyirangiriza. Ndaza kuba natuma ibi bintu byose birangira vuba ahangaha, ndetse ni mwese n'uriya mushenzi mwese ndaza kuba namwatuma ibi bintu byose biza kuba byarangira. Reka mbe nakubwira ati duhure ku munsi w'ejo dukomeza n'aka episode gakurikiyeho. Ariko banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe. Usanze utarekoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye. Iramutse yagushimishe ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ndamutse nkubwiye se eka kandi gace. Ariko umunsi w'ejo ciao ciao.